ubu rero ikintu gishya Paul Kagame yazanye ni ikintu mbere twayaga twumva ngo n'aba president bamubanjirije cyane cyane ku ngoma ya president Habyarimana ngo hari abantu ajya baza bameze nk'abapfumu bameze nk'abasenga bameze ukuntu twayaga tubyumva ariko by'impuha ariko ntibyari ibintu byo kumubuza gukora umurimo we. Naho president Kagame we yazanye ikigirwamana cye azana n'umupfumu we ku buryo nibo abo ngabo uwo mupfumu buryo bavuze Imana nyine mujye mwitondera abasasaridoti bayihereza bakanayivugira nibo babazi ibintu ndabibabwira mbizi neza nibo babazi ibintu. Icyo kigirwamana cyabo cyitwa Jajja Sarongo banaha nyine bigahinduka nk'izina ry'umupfumu ukoresha iyo Jajja Sarongo. Kagame yarabizanye byari bishya mu Rwanda yarabizanye aza abyumvira aza afite abantu be babyemera ko iyo Mana yabivuga hari Imana ihindisha abantu umushyitsi hari Imana ihaguruka abantu bakitura hasi ariko ikagira n'umupfumu wayo uyikoresha. Abo bantu uwo mupfumu cyane cyane murebe nibavuga Imana mujye mureba abahereza bitamo. Uwo mupfumu cyane ni wagize ijambo kuri Paul Kagame aramwigarurira yigarura ubwonko bwe ku buryo niwe wamuhaga amategeko noneho agatanga amabwiriza. Nuko u Rwanda rwubatswe mu myaka 25. Twarigishijwe nuko bitugora kubifata no kubyumva no kubikurikiza. Kizito arakomeza urugamba rwo kwibohora ntirurwanwa n'imbunda gusa. Ngira ngo iyi ndirimbo nziza cyane ijyanye n'ibihe turimo. Urugamba rwo kwibohora ntago rurwanwa n'imbunda gusa, hari izindi ntwaro twakoresha. Arakomeza akaduhugura yatangiye avuga ngo tujye duhora tuzirikana twibuka ko aho twavuye ari habi cyane ngo ndihagira munsi yaho, ariko akongera ati iki ni igihe cyo guhaguruka twese kugira ngo tubashe kuzamuka tudasubira inyuma tudasubira habi. Kizito we uri umutagatifu Imana yaguduhaye ntitwabimenya, ahubwo ni wowe mpano Imana yari yaratwihereye ntitwabimenya, ariko uzakomeza ugakore nk'uko uri kugakora ubu ngubu. Banyarwandakazi ndabashimiye ko mwitabiriye iki kiganiro. Ndabashimira nuko mbona Emi yakamejeje hako nabone gushyiraho imitima da Emi nta kibazo. Emi n'urukundo ari gushyiraho naringize ngo nawe undi utukana no oya Emi umbabarire rwose narindebye nawe uri kuvuga urukundo, uravuga urukundo buriya uranakunda Kizito n'irandirimba ariko twigishirizamo ngo urugamba rwo kwibohora dushobora kururwana tutagombye gufata imbunda. Ndigeze avuga ko nazo zidakenerwa, habaho igihe zikenerwa ngo ariko sizo zonyine zirurwana. None rero bavandimwe ubu rero tugiye kuganira. Murabona ko amasaha yahindaguritse nababwiye impamvu ntabwo ndi mu rugo iwanjye aho nari nsanzwe, ari urugendo ngirimo. Muzajya mwihangana amasaha nahinduka nkurikije igihe gahunda z'urugendo zimeze mbabwira ikiganiro hakiri kare kugira ngo tubashe kugihuriramo. Iyi rero ni urugendo rw'impinduramitegekere. Tugeze ku nimero ya 51 aho twibaza ikibazo insanganyamatsiko yari ese koko nyakwigendera Paul Kagame ngo agiye kwegura. Aho nabikuye murahazi, ariko mu by'ukuri insanganyamatsiko y'umunsi ni cya kindi gikurikiraho ngo igihugu kimaze imyaka 26 kiyoborwa n'umuntu umwe gusa. Uwo muntu umwe si wo mukeka, ntimukeke ko ari Paul Kagame wakiyoboraga, ahubwo ni umupfumu n'ikigirwamana cyitwa Sarongo Jajja. Ibyo ngibyo nibyo ndi bubaganirizeho uyu munsi, ariko mu ntangiriro twakwibukiranya amakuru. Mu kiganiro giherutse twaganiriye byinshi muri iyi minsi, hari abanyamakuru batubajije turaganira nabo, abantu bakarushaho guhindura imyumvire. Twageze ahantu rwose bakomeza kubaza batari ko wowe Padiri koko uracyabihagararaho ko Kagame ari marehemu kabisa, marehemu ari nyakwigendera. Byarangiye icyo nabasubije mwaracyumvise. Byageze n'igihe twiha ikimenyetso cya nyuma cyaravugaga ngo najya mu nama y'Igoma rwose ubwo abanyarwanda bazamubona twese tumubone tubiveho. Inama y'Igoma ntiyabaye, yarasubitswe ntibavuga n'itariki izaberaho kandi biturutse ku Rwanda. Kandi impamvu bayisubitse namwe murayizi nuko Paul Kagame adashobora kuboneka. Kubera icyo adashobora kuboneka nuko yitabyoraho marehemu Kagame. Abakimutegereje ne bakomeza bategereze. Yewe mushatse twatanga n'ikimenyetso cy'inyongezo. Hari inama ya Loni izabejo, abandi bakuru b'ibihugu bazahurira mu nama ya Loni
nizere ko itazabera ku murongo wa internet ngo filime ibararangiye gutegurwa, niba koko abakuru b'ibihugu bazagenda bakagera i New York aho basanzwe bahurira muri ya nama ya Loni, nakwifuza ko nyine Perezida Paul Kagame babandi bavuga ko akibaho bahamubona nawe ahari, nimutamubona noneho se muzavuga ngo iki? Ibyo ngibyo ntakeka ko igihe kigeze kugira ngo dutangire dutekereze ikindi, cyo tureke kugitindaho cyane, tureke gukomeza kuvuga iby'urupfu rwa Paul Kagame, ahubwo tuvuge ibizakurikiraho, tuvuge igihugu tuzacyubaka. Kizito atabasangira ubusa bitana ibisambo bakarwana batazi ko boshywa n'inzara. Tuvuge iby'amajyambere, abanyarwanda mu by'ukuri muri iyi mpinduramitegekere yaje tudashobora gusubiza inyuma, bazayungukiramo iki? Ni iki bazashyira mu nda? Ni iki bazashyira mu nkono? Amajyambere, iterambere tubifuriza rimeze rite? Ni iki dutangaho igitekerezo? Ngira ngo ibyo ni ngombwa. Ariko ntitwareka no kuvuga urupfu rwa Perezida Paul Kagame mu gihe bataratubwira iyo nkuru neza, ngo baduhe umwanya wo gukora icyunamo kirangire, abantu nyine ya minsi 8 yo kunama nirangira, abantu bajye ku bikorwa by'amajyambere. Niko umuco wacu umeze. Umupfu wacu tutaramushyingura, abantu barakomeza bakunama, abantu bakakomeza bakamuvuga, abantu bakomeza bakabwirana amakuru. Niyo mpamvu dukomeza kuvuga kuri ibyo by'urupfu rwa Perezida Paul Kagame. Niba hari abakeneye rwose ko ibyo bintu twabivaho, nibatangaze ko Paul Kagame yitabye Imana, batubwira igihe azashyingurirwa, abanyarwanda babone ko yashyinguwe, namara gushyingurwa asimburwe, cyashobora no gusimburwa mbere yuko ashyingurwa, hanyuma tuve kuri ibyo tujye ku bindi, ku bikorwa byubaka. Ariko se twareka kuvuga urwo rupfu gute mu gihe n'impuha kandi ziturutse ku butegetsi, kubera ko bwo budakiranura abantu ngo butubwire uko amakuru ameze, buyavugisha ukuri nk'uko tuyategereje, hanyuma abaturage nyine bareke gutegereza impuha. Iki cy'amakuru cyitwa Mediamas cyandikirwa mu Bufaransa ku murongo kuri internet cyatangaje inkuru yuko ahubwo Perezida Paul Kagame ni nko kutubwira ko atapfuye, ko ajyaba gihari, ariko ngo akaba yiteguye noneho ngo gutanga ubutegetsi rwose, kwegura agatanga ubutegetsi ku buryo yishakiye, ku bushake bwe bwite. Abangaba nabonye iyo nkuru yakwirakwiriye mu binyamakuru byinshi no ku bantu benshi, nanjye nayoherejwe nk'inshuro zirenga 100, bituma nyitondera ndayisoma, kandi mu kuyisoma mu by'ukuri si ubwa mbere nari nyibonye, kuko mu by'ukuri inkuru yasohotse bwa mbere ngira ngo ni mu kwa 5, igihe n'ubundi twari turi kuvuga ko Perezida Paul Kagame yitabye Imana, igihe twari turi gukomeza gutera ijwi hejuru. None ariko nabonye bashyize ku itariki y'ejo hashize kuri 12, bahinduraho dukeya, ubundi inkuru irakomeza ibayo. Iki kinyamakuru byanditse ko ari ikinyamakuru gikunda gukwiza impuha, ari ikinyamakuru gikora ibihuha ku bantu bazwi cyane, les celebrités. Ariko ntibakababeshye, iyo byanditse gutyo n'ikinyamakuru cyemera ko gikwiza impuha, ntibiba ari byo. Ahubwo kiba gifite ubwoko bw'amakuru gitambutsa pardon, kiba gifite ubwoko bw'amakuru gitambutsa atanyuze mu nzira zakagombye kunyuramo, noneho bakabyita impuha, ariko hari igihe impuha zigeraho zikabukuri. Urabona ko kiriya biriya ntibyanditswe n'umunyamahanga, byanditswe n'umunyarwanda wo muri camp ya marehemu Paul Kagame, byanditswe n'umuntu ukunda Paul Kagame, akaba afite icyo agamije byanze bikunze. Ntabwo ari umuntu wavuye mu nzira ngo yandike inkuru ngiriya, ntabwo ari njye wayanditse, sundi wayanditse, n'abantu bo kwa Paul Kagame. None abo kwa marehemu Paul Kagame rero niba ari bo bayanditse, bafite icyo bashaka gutambutsa, niyo cyaba ari igihuha. Icya mbere no kuvuga ko akiriho, ubwo nicyo bashaka kwemeza abantu ko akiriho. Icya kabiri ariko bishobora no kuba gutangira gutegura imitwe n'imitima y'abantu kugira ngo bategure ko atazagaruka ku butegetsi. Muribuka ko impfu tuvuga za Paul Kagame ni 2. Hari urupfu muri politiki nizwo twatangiye tubemeza, umuntu ntazagaruka, ntimuzongera kumubona ari kubayobora, byararangiye. Icyo gihe twavugaga akirwaye indwara atazakira, kandi twarayibabwiye kenshi. Ntabwo azagaruka, murebe igihe twatangiye kubivugira, ntabwo azagaruka, mukure y'amaso. Nyuma rero kumucomora mu byuma niho twemeza n'urupfu physique, tukavuga tuti no gupfa bisanzwe yarapfuye. Noneho rero ikinyamakuru kiriya kikaba gitangiye gutegura inkuru, kinategura opinion international ko Paul Kagame yaba yiteguye kurekura ubutegetsi. Icyo ni icya mbere. Kikababwira ariko ko atarapfa nyine, atariko nubwo atarapfa ariko yiteguye kurekura ubutegetsi. Icyo ni igitangaza gikomeye cyane mu kubyandika, mu gihe bo bakomeza kutwereka kuri za internet ko agikora, ko gicaringa cabinet meetings, ko ayobora inama za guverinoma. Nyamara handi bakahanyura bakandika ati reka da yiteguye kurekura ubutegetsi. Ntabwo bukimuryohe nka kera ngo ifite imyaka 62. Ubwonko butangiye kunanirwa, ntabwo bwashiririye, butangiye kunanirwa. Bati buriya yiteguye rwose kuburekura, bakaba barabateguye. Ikindi mbona inyungu ya kabiri y'iyi nkuru nuko nyine
byaba kwikura mu isoni kubera ko batavugishije ukuri kare ngo batubwire ko umuntu yarwaye ntibabivuze, batubwire ko umuntu yitabye Imana ntibabivuze. Mu kubivuga gutya rero inkuru iramutse ibaye impamo byaba bikuye mu isoni, kandi nabyo ntawagaye umuntu ushakisha kwikura mu isoni. Twese isoni zishobora kudukora, none umuntu agashakisha uburyo bwo kuzikuramo. Ngo iki gikuru bagikubise no mu Gihe no muri Kigali Today bakavuga ati umukuru w'igihugu wacu rwose Paul Kagame aritegura kurekura ubutegetsi, twabyakira neza. Nubwo twaba tuzi icyo bisobanura ariko twabyakira neza. Impamvu twabyakira neza nuko ari inzira nziza imwe iteganyijwe mu nzira z'itegeko nshinga. Iyo nzira ni iyihe? Nuko ubundi ivuga ko perezida wa repubulika yagize ubumuga bwa burundu, iyo yeguye cyangwa yapfuye asimburwa na perezida wa Sena agahabwa iminsi 90 kugira ngo ategure andi matora. Urumva rero nkeje mu gitondo batatubwiye ko yapfuye ariko bakatubwira ko yarekuye ubutegetsi, nabwo ntacyo byaba bitwaye. Nabwo yaba ari inzira nziza, kuko kurwara no gupfa ni ibya buri wese muri twebwe, ariko we hari ikintu yihambiriyeho kitari icye cya rubanda, nubwo butegetsi. Ubu rero batangiye barekura ubutegetsi bakavuga bati aracyahumeka, niyo byaba byararangiye kera, ariko bakatubwira bati aracyahumeka, ubutegetsi bw'abandi araburekuye nibuhabwe ubishinzwe. Ubwo twamutegereza ko azajya muhererekanya bubasha, nirijya kugera bazatubwira ati oya afite intege nkeya ntago ari buboneke, ntacyo byaba bidutwaye. Ababishinzwe bakemera indahiro ya Augustin Iyamuremye, ntacyo byaba bitwaye. Ubwo rero ndumva kiriya kinyabihuha kiri gutambutsa impuha zifite akamaro, ahubwo zirambuwa zikwiye kuva muri media mass. Uburenganzira bwose turabutanze, ntabwo tuzabivugaho cyane babyumve, nta nubwo tuzabicaranjinga cyane. Kiriya gihuha bakijyane bagishyire no mu gihe.com, bagishyire no muri Kigali Today, no muri The News Times, no cya kindi cya Tom harya cyitwa gukira, no muri Rushyashya kiriya cyitwa igihuha bakijyane bagiterekemo, tuzakoma amashyi tuvuge tuti none ibisubizo bitangiye kuboneka. Igihuha nka kiriya cyaba gifite akamaro rero. Ariko gishobora kuba atari igihuha kikaba ari ukuri. Kiramutse ari ukuri ngira ngo nibyo abanyarwanda bakwifuza, ko arekura ubwo butegetsi aryamiye kandi yaritabye Imana, cyangwa se arembye reka tujye ko arembye. Noneho ariko ubwo butegetsi bw'abandi aburekure, hari ikintu rwose cyaba gikemutse. Ndumva rero nta bindi bimenyetso ngira ngo tugikeneye gutanga ko atagihari. Twatanze byinshi cyane. Icyanyuma cyari kinama y'Igoma ntiyabaye kuko perezida ntahari. Inama ya Loni ejo ntabwo ntegereje ko azajyayo, nimwirwe mutegereza, ntabyo mutegereza, byararangiye. Ahubwo ari umusaza wazunsetsa ejo bundi twaze tuganira, n'umusaza uzi gusetsa cyane. Ati Padiri watangiye kubivuga ngiye ntakwemera, ariko nkajya ncunga ukuntu uwo musaza ngakunda umukino w'amakarita. Ati nkajya ndeba ukuntu uri gukina. Ati ariko nari mfite impungenge bwa mbere kubera ko nabonye umeze nk'ukizemo seti. Abazi umukino w'amakarita ubwo murabyumva. Ati wakinnye seti uyishyira neza mu kibuga. Burya rero muri gukina ikarita wowe ugashyiramo seti, abo muhanganye ntibayirye, nuko nta bwana baba bafite. Biba bisobanuye ko bwana ari wowe uyifite n'ubundi, cyangwa se uruhande rwabo muri kumwe rimwe mufite na bwana. Umva rero tumaze amezi 6 twarashyize seti mu kibuga, abadushyigikiye, abo turi kumwe, abo twumva ibintu kimwe. Umukino w'amakarita ndabona tuwuzi, wa mugani wa musaza. Seti twayishyize mu kibuga, niba urundi ruhande rutarayiriye nuko nta bwana rufite. Niba nta bwana rufite rero twaba dufite bwana na seti, igitsindo ni good. Gutsinda bishaka kuvuga iki? Twamye dusaba ko niba perezida Kagame yaba hari tukaba dufite amakuru atariyo, yakwiyereka abanyarwanda kumugaragara kandi ntibikomeye. Niba turivuza amezi 6 ntibikorwe, nuko Paul Kagame ntawe uhari. Nanageretse wikira abantu bajyaga banseka muri buri kiganiro ngatanga nimero yanjye telefone, ndi Paul Kagame azampamagare, anyihamagarire rwose. Ndi nimero yanjye ni kangahe? Ni uguteranya 33 6 63 95 50 Paul Kagame uzampamagare. Nubura umwanya uzabwira umukobwa wawe nawe turamukunda cyane witwa Ange ampamagare, ntacyo bitwaye, kugira ngo ndeke gukomeza gukwiza ibihuha kuko wapfuye. Nibyanga Janet nawe nubwo afite amakosa atoroshye ariko ntacyo. Ubu ni first lady kandi first lady wacu igihe atarasimburwa n'undi, ubwo ni first lady nawe azaduhamagara tubwire ati Padiri reka gukwiza impuha. Iyo hari seti irenze iyo ngiyo koko. Iwacu mu bushi twita bibi rya karita ya seti twe tuyita bibi. Iyo ushyizemo bibi rero bwana ntamusumire reka da, ngo biba byarangiye. Twebwe rero bibi twayishyizemo imaze amezi 6 tuvuga tuti hari ikibazo habuze bwana yiryo. Ahubwo muri iyi minsi nagize amakuru menshi, ngira abantu bansura barantemberera, yo hari n'abansuye uyu munsi tuziranye, bambwira bati rwose wowe kabyara we reka kuvuga ibyo bintu by'urupfu rwa Kagame, kubera ko iyo bivuze Kagame ararakara aho ari.
ararembye, bamwe baratubwira ngo ajya mu makwe, abandi bakatubwira ngo bamubonye mu isoko, abandi bakatubwira ngo mwarabyumvise byose ari kuyobora inama, ariko yaje aravuga ati Kagame rwose yumvise inkuru nzizi ararwara cyane, ndetse bamwatse na pistole nta yakigira, baranamurinze kugira ngo iyo bivuze ngo akubita abantu bari kumwe ngo akabakubita amakofa akabakura amenyo. Wanyumviye? Uganje Kagame se arinda babara gutyo, yanyihamagariye akambwira ati wa Padiri weguretse kuvuga ibyo bintu ko nakumva yenda nkagira uko mbigenza. Ubwo rero amakuru nakomeje kuyagira, bampamagara bagira batenda babwira nti yewe seti twayishyize mu kibuga, niba urundi ruhande rudashoboye kuyirya ubwo nta bwana rwigirira, mutegereze rero mutegereze amakuru. Ubu rero abanyarwanda barambiwe izi nkuru zacu, barazirambiwe rwose, nanjye ndazirambiwe izi nkuru zo kuvuga ngo perezida ararwaye, perezida arapfuye, turazirambiwe. Abanyarwanda bakeneye kumenya ukuri, bakeneye kumenya uko ibintu bimeze. Niba perezida yararwaye nta gitangaza kirimo, niba bivuge. Niba perezida yarapfuye nk'uko amakuru dufite abitubwira, nabyo niba bivuge, ashingurwe mu cyubahiro, asimburwe mu buryo bunyuze mu mategeko, abanyarwanda bagira amahoro batagombye kurwana no guhangayika no kubitwa buri joro no kubakingirana ngo birababaje ibintu biri kuba muri cya gihugu. Ubwo rero iyo nkuru y'urupfu rwa perezida wa repubulika ndabona niba batatuvuguruza kugeza ubu ngubu twabyemeza, ahubwo tukazabaryoza kuba babitse umurambo wa perezida wacu batawushyira ahagaragara ngo tujye mu icyunamo kirangire, igihugu gitangire gikore ibikorwa by'amajyambere. Mwumva atari byo? Bantu mufite uburenganzira ku murambo wa Paul Kagame, ndahera kuri Janet we first lady, ukaba udashobora kujya imbere y'abanyarwanda ngo babwire ko wahuye n'ibyago, babwire ko u Rwanda rwagize ikibazo kubera ko rwatakaje umukuru w'igihugu, uzabiryora. Ariko igihe kiracyahari, ushatse no muri iki cyumweru wabikora. Byari byose twagombye kugera ku itariki ya mbere z'ukwa 10 tutaramenya amakuru y'imvaho, tutaramenya uko abanyarwanda bagomba kubigenza. Niyo tariki ya nyuma, tariki ya 10 nigera tuzatangira ibikorwa byo kwibohoza, revolution ya Kabutindi, Karahabutaka, mureke muzareba. Tariki ya mbere z'ukwa 10 nigera ntacyo murasobanura, mureke muzareba uko bizagenda. Kandi ndababwiza ukuri, itariki ya mbere z'ukwa 10 hasigaye iminsi ngahera nigera mutarasobanura ibintu, ngo mutubwire uko mu gihugu bimeze, tumenye uko abantu bari gusimburane ku butegetsi, tumenye kandi ko ibyo bintu bikurikije inyungu z'abanyarwanda, mureke muzareba ikintu kizababaho. Ubwo rero bavandimwe, turakomeza kwibaza impamvu bimeze gutya, impamvu umuntu ashobora gupfa bakamuhisha, impamvu umuntu ashobora kurwara bakamuhisha. Byatumye tujya mu bushakashatsi gushaka n'ubundi uko twayobowe imyaka 26. Niho hari ya nkuru ya kabiri rero nashaka kubaganizaho uyu munsi itangaje, ngira ngo mbabwire ngo igihugu cyayobowe n'umuntu umwe mu by'ukuri, bibasobanurira impamvu abantu bashaka kuba ari abaofisiye bo mu rwego rwo hejuru, abapolisi bashinzwe iperereza, bakaba batazi amakuru ya perezida wa repubulika, bakaba batazi ibyemezo ashobora gufata. Inteko ishinga amategeko ikaba itazi ibyemezo perezida afata aho bituruka, guverinoma ikaba itazi, ikajyaho ikajya impaka bagafata utwemezo, yagaruka byose akabihindura, asa n'uwo hawe amabwiriza n'abandi bantu. Perezida wa repubulika ubwo bubasha bukuraga he? Ayo makuru yabahaga n'amabwiriza yaturukaga he? Nibyo dushaka kubaganirizaho uyu munsi, kugira ngo mwumve biba mu gihugu cyacu, n'impinduramitegekere twegereje mujye mumenya aho ibintu byapfiraga, kugira ngo tumenye aho tubikosorera. Ibyo urupfu rwa perezida Paul Kagame reka tube turetse gatoya, twigendere kuri icyo kibazo kiza kutugeza mu bintu byitwa ubwiru bw'ingoma. Ubwo kandi igisubizo mwatangiye kukibona. Kera ku ngoma ya cyami, system yakoraga yitwaga ubwiru. Ubwiru ni ukuvuga ko habaga abantu bake cyane bazi ibiba, bazi n'ibiteganywa gukorwa, abandi bose bagahabwa amabwiriza. Abere bari bakunze kuba 2 cyangwa 3, kenshi bari 3 n'umwami. Abo ngabo bakaba aribo bazi ibikorerwa mu gihugu, abandi bose bagahabwa amabwiriza. Ibyo uwo muco rero twagiye tugira ibintu byitwa utuzu. Perezida Karubanda ntiyarabuza abantu b'inshuti ze wakwita akazu, nubwo bitwitwaga biri icyo gihe. Perezida Habyarimana arafite abantu be, byageze aho abo bari bahanganye muri politiki babyita akazu, bakita n'izina. Ibyo ntibijya bibura. Nanjye ubu ngubu ubaganiriza, mfite abataripfana dukorana abandi hafi, mfite n'abandi batarabataripfana, ariko bangira inama, bakancaranjinga, bakambwira bati uri gukora ni ibiki? Ndamutse kandi ngeze ku mwanya w'ubuyobozi niko byakomeza, ntiwabura abantu bakugira inama, ntiwabura abantu bakuba hafi mukorana. Iyo mutangiye gukora nabi niho batangira kubyita utuzu cyangwa akazu, bagatangira kubyita amazina kubera ko muri gukwega mwishyira. Ariko muri gukora neza bavuga ko muri abantu b'abagabo cyane, bakabashima, bakavuga ko ufite ikipe nziza, ikipe itsinda ibitego igatsindira abanyarwanda. Akaba ariyo nifuza ko yenda kera ariyo twazagira. Paul Kagame rero yagaruye ibintu byitwa ubwiru bw'ingoma.
ubwo Bwiru rero nkuko byari bimeze ibwami, burya ibwami habaga ibintu bimeze nka ministeri. Hari abantu bashinzwe ingoma, hari abantu bashinzwe gukama inka, hari abantu. Uyu mugoroba ndabaganiriza ku matsinda abiri yagarutse ubu ngubu ariho. Ayo matsinda mbere yo kuyashyiraho ariko burya umwami w'i Rwanda, umwami yari n'umusasaridoti mukuru. Burya umwami niwe wayoboraga imihango nyamihango, niwe wari umusasaridoti mukuru nk'uko abami b'i Roma bari bameze. Ndetse abami b'i Roma bo bagerekagaho n'ikindi, ngira ngo n'abami b'i Rwanda bari bagifite. Nta nubwo bari abasasaridoti gusa, bari n'Imana, bari de Dieu, bari n'Imana. Umwami mu gihugu yumvaga rwose niyo ataba Imana yo mu ijoro, ariko akaba ari ikigirwamana nibura, kandi akaba abizi ko nawe ari nk'Imana. Ubu rero ikintu gishya Paul Kagame yazanye ni ikintu mbere twayaga twumva ngo n'abaperezida bamubanjirije cyane cyane ku ngoma ya perezida Habyarimana ngo hari abantu ajya baza bameze nk'abapfumu, bameze nk'abasenga, bameze ukuntu. Twayaga tubyumva ariko by'impuha, ariko ntibyari ibintu byo kumubuza gukora umurimo we. Naho perezida Kagame we yazanye ikigirwamana cye, azana n'umupfumu we, ku buryo nibo abo ngabo uwo mupfumu buryo bavuze Imana nyine mujye mwitondera abasasaridoti bayihereza bakanayivugira, nibo bazi ibintu. Ndabibabwira mbizi neza, nibo bazi ibintu. Icyo kigirwamana cyabo cyitwa Jajja Sarongo banaha nyine bigahinduka nk'izina ry'umupfumu ukoresha iyo Jajja Sarongo. Kagame yarabizanye, byari bishya mu Rwanda, yarabizanye aza abyumvira, aza afite abantu be babyemera ko iyo Mana yabivuga, hari Imana ihindisha abantu umushyitsi, hari Imana ihaguruka abantu bakitura hasi, ariko ikagira n'umupfumu wayo uyikoresha. Abo bantu, uwo mupfumu cyane cyane murebe niba bavuga Imana mujye mureba abahereza bitambo. Uwo mupfumu cyane ni wagize ijambo kuri Paul Kagame, aramwigarurira, yigarura ubwonko bwe ku buryo niwe wamuhaga amategeko, noneho agatanga amabwiriza. Nuko u Rwanda rwubatswe mu myaka 25. Igihugu kigira amategeko, inteko ishinga amategeko itubwira gutora amategeko buri gihe, ariko amategeko y'u Rwanda ntakurikizwa. Mu Rwanda ntihakurikiza amategeko, hakurikiza amabwiriza. Vuga ngo ibwiriza riturutse hejuru, ibyo bintu byanditse ntaho, ariko bikore. Ibyo rero nibyo bakurikizaga gusa. Mbere yuko mbabwire ibyerekeye Bwiru Bw'Ingoma n'amatsinda byibura abiri abigize, reka tuganire kuri iki kibazo rwose cy'uyu mupfumu n'iyi Jajja Sarongo. Hari abo muzi ba Jajja Sarongo, hari abivuze kuri internet, ntabwo ari bo ndi kuvuga. Paul Kagame afite Jajja Sarongo we n'umupfumu we umuha amategeko, akamuha amabwiriza, akamwongerera imbaraga. Aho ngaho niba bavugaga rero ngo amwongerere imbaraga. Reka twibukiranye mu mateka ho gatoya. Kagame yaje kugoboka urugamba avuye muri Amerika, aho yamaze igihe gito cyane. Agishyika ku rugamba, yaje ku rugamba hari ikintu kimaze kuba gikomeye. Ikintu gikomeye nuko wari wateye igihugu ku itariki ya 1 z'ukwa 10 ayoboye abandi, witwa Fred Rwigema, yari amaze kwicwa. Ariko abandi kuko ari Kagame wahisuza babibonyemo ko yarabifite mu ruhare byanze bikunze, babibonamo ko ibi bijyanye na cya kigirwamana cye n'ayamana yemera gihora gisaba ibitambo by'amaraso. Uwa mbere rero wari utanzwe ku mugaragaro yarabaye Rwigema, kugira ngo intsinzi Kagame azayigereho. Rwigema amaraso yarameneka, abantu birabatangaza, bati umuntu w'intwari upfa ku munsi wa mbere n'intwari nyabaki. Nyamara niko byagenze. Bukeye ndetse n'ababunyenyezi n'abandi bafatanyaga nabo baba barishwe. Kagame abona gutangira. Muri uko kugira ariko amaze kugera ku rugamba kugira ngo haboneke intsinzi, icyo kigirwamana cye kisaba ibitambo by'amaraso kizamuha intsinzi, hari cyasabye cyangwa se umupfumu we yasabye ko hicwa n'abasirikari 100 biciwe mu mukenge, aribo babirasiye agatari ku rugamba. Abasirikari 100 barabafata barabica ngo kugira ngo babature icyo kigirwa, iyo Jajja Sarongo yabo, ngo noneho bazagere ku intsinzi. Intsinzi bayigezeho nubwo bananiye kwicunga, banzo Jajja Sarongo ayitangaza nuzi ko bayibonye. Cyakora nagira ngo nivugire gusa ngo bari ku rugamba bari bukabo basirikari 100 barashwe. 100 murumva uko bangana abo bana, abo n'abana bacu n'abavandimwe bacu barashwe kugira ngo icyo kigirwamana cyabo kibone amaraso, hanyuma ngo bazagere ku ntsinzi. Abari ku rugamba muzabituganirize neza, dore ndabaprovotse, muzabisobanura neza kundushaho, munavuge uko byagenze. Kandi niba nabwo ndi kuvuga inkuru zitarizo, kuko nge sinari mpari, gusa ndakurikira nkora enquete nkabaza, niba hari icyo nibeshyeho muzakivuge ku mugaragaro, muvuge ko atari uko byagenze. Ariko nzi ko nkurikije amakuru nakunyuko ahantu hanyuranye ko ibyo ngibyo ari byo. Uwavuga ibitambo Kagame yatanze abiturira icyo kigirwamana cye ntiyabara. Ariko umuntu yakwibutsa bimwe na bimwe.
numvise banavuga ngo inyumba Royiziya ngo nawe yatanzweho igitambo ari uwo mupfumu ubisarye. Ntabwo nzi uko byagenze rwose, nabambabeshye, ariko abizenda bazabitubwire. Hari ikindi mwibuka cy'intama y'urugamba yagendanaga n'inkotanyi babonye kenshi, intama y'umweru, intama yakoraga paredi kimwe n'abasirikari. Iyo ntama abantu bose barayibonye, ngo intama nayo yari uwo mupfumu. Kandi mwibuke ko iyo ntama yaragijwe batayo kangahe, yaragijwe batayo y'101 niyo bagendanaga, ntiyibeshye ngo ujye mu bandi ikagendana nabo. Iyo batayo yari yobowe na Kayitare uko yaje gupfa nabyo muzabisuzume murebe niba atari igitambo kwa Jaja Sarongo. Ibyo ni amateka y'inkotanyi, bazabisobanura bazibayemo kundusha rwose, nta n'impaka nazajya, gusa byarantangaje kubikurikira gutya no kubyumva. Iyo batayo y'101 niba harabayibayemo bazadusobanurire icyo yari ishinzwe, niba atari yari ishinzwe ibyo bintu bya girigiri n'ibyerekeye Jaja Sarongo. Ari nayo mpamvu bari baragerageje iyo ntama, n'uwari uyishinzwe akaza kwicwa mu buryo nabwo bonyine bashobora gusobanura. Ababaye muri batayo y'101 rwose muzatuganirize. Wifuza ko tuzaganira kuri radio Isi n'Ijuru TV rwose nazamuha ijambo. Baye mbashimiye abo muri batayo y'101, nge sinari nyirimo, muzatuganirize mudusobanurire, kandi niba ibyo ndi kuvuga atari byo muzabivuguruze mutubwire uko byagendaga. Iriya ntama sinzi igihe yaje gupfira, nigeze kumva akabari babeshya ngo barayirashe ngo bateye grenade, ariko ababizi iyo ntama ifite amateka cyane. Mwabonye ejo bundi umwana w'umukobwa witwa Alexis Mupende, amaraso yaturwa Jaja Sarongo nguwo kugira ngo ubukwe bwa Ange Kagame buzagende neza, amaze no kumutwara umugabo. Ibyo nta banga ririmo, ariko nta n'urubanza rurimo kuko umugabo yarashingiwe. Ange afite umugabo we, ntawe bamuburana, mukeba we yarishwe mbere yuko ashingirwa, ariko ayo maraso y'uwo mwana w'umukobwa bashoboraga kumureka agakomeza akikorera imideri ntagire icyaba. Hari abantu benshi bapfuye bicwa muri ubwo buryo, ukaberwa impamvu babishe. Nyamara ngo no Jaja Sarongo wabaga yasabye amaraso ye. Ntabwo turamenya neza igitambo cy'amaraso ya Kizito cyo cyashaka kugeraho, nibyo ngisuzuma, nibyo nkibaza. Bura Kizito bamwishe kugira ngo amaraso ye abazanire iki? Kiba gihari buri gihe. Uwo Jaja Sarongo aba yabivuze, yasobanuye umupfumu we, no kuvuga umupfumu we, yasobanuye impamvu. Kizito cyakora agomba kuba baramwibeshyeho cyane, akabakururira ishyano aho kubazanira wenda insinzi bifuzaga. Ibyabaga kuri sinakurirwa mbijyamo, ababizi nabo ndabaprovotse bazabidusobanurira. Ikindi cyagaragaye rero cyerekana ingufu uwo mupfumu yagize ku gihugu, nuko Kagame yamwemeraga cyane, akamwemera cyane, kandi akemera ko amwongerera ingufu. N'abari iruhande rwa Kagame ngo bemeraga ko Kristo umuntu wuzuye mu gice kimwe ameze nka shitani, ikindi akamera nk'umuntu, ariko nkeka ko bakabya, ariko barabivuga cyane ariko nuko bari bazi ingufu uwo mupfumu amufiteho. Hari uwanganirije muri abo twakoranaga ubushakashatsi, ambwira ukuntu higeze kuba umwiherero w'abayobozi, noneho Kagame araza saa 2, Kagame ngo babona nta ngufu afite ngo ziramushiranye, arazimira aragenda, azagaruka saa 8 mu kadomo, ariko agaruka yariye karungu, afite imbaraga zirenze urugero. Ni hahandi twamubonaga tukaba ministers yabambitse ubusa, yabarangije abasirikare bakuru akenda kubashota imbere y'abantu. Icyo gihe ngo Jaja Sarongo babaga bamaze kubonana, amaze kumusubiza kumwe akagufu, sinzi uko yabigenzaga. Bigeze abo ngabo twakoranaga nkete bambwiye mu mwaka wa 17, musubire mu mateka muraza kubibona. 2017 Paul Kagame yiyamamaza Inyabihu byagenze gute? Bazanye abaturage kwa kundi, bakabazana ryari, ibyo nabyo turaza kubibona uko ibyemezo bifatwa byo kwa Jaja Sarongo. Abaturage barazinduka ari 100,000 bashyira mu kibuga, barangije bategereza Kagame baramubura. Jaja Sarongo yamubwiye ngo ntajye Nyabihu. Mujye gusuzuma neza murasanga igihe igomba kujya kwiyamamariza, uwo munsi yaranze kuza, abaturage barakubita barataha, bari banitse mu kibuga barataha, kandi bari baje, ariko Jaja Sarongo akamutegeka ngo wijyayo ntajyeyo. Yamubwiye ngo kora arakora, yamubwiye ngo wikora ntakora. Ni umuntu wari wamutwaye seri ubwonko, sinzi niba atari we washyizemo akariro gatuma bushirira, ariko yari yaramutwaye ubwonko, niwe wamutegekeragamo. Umupfumu niwe watangaga amategeko, niwe wamubwiraga aho ajya naho atajya, niwe wamubwiraga abo yica nabo tica, bakiza n'abagira gute. Uwo mupfumu rwose arahari kandi ari Kigali. Ikindi ndabibutsa dosiye yigeze kuvuga ko mu by'ukuri bari kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'amashitani. Ibyo bintu byari byaravugiwe Ikibeho bavuga bati iki gihugu kizinjiramo amashitani, muzaberwa uko byagenze. Abantu bamenye uko byagenze,
ariko ejo bundi mu 2013 havutse idosiye ikomeye y'abantu biyita cyangwa biyise intwarane za Yezu na Mariya, bakavuga ko Bikira Mariya babonekeye akabavuga ati mugende mubwire perezida wa repubulika niwe ubizi wenyine ko iki gihugu kiyobowe n'amashitani ahinduke, nadahindura kandi azabona ishyano. Ndibuka inkuru yasohotse ku itariki ya 23 z'ukwa karindwi mu 2013 bavuga uko abo bantu bafashwe, bafatiwe barahagurutse abaturage rwose barijyana, ibintu bitigeze bibaho ngo tugiye gushaka Paul Kagame tumufitiye ubutumwa. Icyo gihe Paul Kagame yakoze iki? Yagiye kumugaragara ngo arashaka ko Imana izajya imwibwirira ubwayo itagombye kunyura ku bandi bantu, ngabo bavuga ngo barabonekeye ngo baraza kumubwira ubutumwa ntabitayeho, yarabaretse barabafunga n'ubu barabakondanye baza ari imyaka 25. Yanga kumva icyo bamubwiraga, ngo arashaka ko Imana imwibwirira, kandi mwibuke koko ko Imana hari igihe twibwirira ariko ntabwo ushaka kukwibwirira utapfuye, we yashaka kuyibona rero ubwo wenda yarayibonye ntawamenye. Mwibuke iyo bari bafite ubutumwa bitwa intwarane za Yezu na Mariya, Kiliziya Gatolika yarabatereranye irabihorera ntigeze ishaka kubumva, Diocese ya Kigali ntiyabitayeho na busa, buriya kandi abatarabyitayeho nabo bashobora kuzabibazwa. Abo bantu sinigeze mbabona, ntitwigeze tuganira, ariko bari bafite ubutumwa nyamara barafunze. Nkaba nabwira umucamanza n'abandi bose bita kuri icyo kibazo ngo igihe kirageze ngo intwarane za Yezu na Mariya muzisohore, nimutazisora muzabonisha, muzisohore zitahire. Uwo zabwiraga dorashiririye ubwonko mwebwe muhagaze, nimureba nabi mwese ababigizemo uruhare muzashirira ubwonko nkawe, kandi wenda abo bantu bari bafite ubutumwa mwabarekuye ko babuvuze bukaba bwarasohoye. Bavugaga ko ibyo bashaka kuvuga ari Paul Kagame wenyine ubizi, agira ubwoba yanga kubakira, none arinze ashirira ubwonko. Ni byinshi umuntu yavuga muri ibyo, nigiyemo ibintu byinshi cyane, namenye ibintu byinshi cyane, ntabwo mbivuga byose, ndavuga bikeye. Ahubwo nagira ngo mbibwirire ko nyine uwo mupfumu ari we wajya ufatisha ibyemezo byose, akabifatisha ubutegetsi, abategetsi bakaberwa impamvu amategeko atari gukurikizwa, bakaberwa ibyo ari byo, naho bari gukurikiza amabwiriza y'umupfumu. Abepiskopi n'ingofero zabo bakagenda bakaganira na Kagame, bakagira bate, bakabona ibintu ntibikurikije amategeko ariko bakabyemera bati iyi ni impano Imana yahawe u Rwanda na Afurika, batazi ko bibereye ku muntu ukoreshwa n'umupfumu, ntibabashe gushishoza ngo babibone. Ubwo bupfumu bwakoze ibintu byinshi cyane muri kiriya gihugu, bwakoze ibintu byinshi cyane biteye ukwabyo muri kiriya gihugu, ari naho haziramo bya byiciro by'ubwiru bikiriho ubu ngubu. Ndavuga ibyiciro bibiri gusa, ibindi nzababwira ubutaha. Harimo icyiciro cyitwa ngo ababyeyi abambaye impumbya. Abambaye impumbya mwigeze mwumva babivuga ibyo ngibyo? Abambaye impumbya ni abagore 12 babaho bakeza sajya sarongo, babaho ni nk'abapretresse be, babaho ngaho Kigali guhera muri 1994, baba bahari buri gihe, bari aho nyine bafashe iry'iburyo, cyane cyane iyo hari ibintu bikomeye. Bigeze gusohoka rimwe, abantu ntibamenye ibyo ari byo, bigeze gusohoka rimwe bajya hanze bambaye izo mpumbya zabo, igihe Roza Kabuye yafatwaga basohokanye n'abandi. Niba hari abagore mwabonye badasanzwe bafite ibintu bimeze nk'imyeko bagiye kuzirika kuri ambasade y'Abafaransa, ngabo abambaye impumbya, ngabo abapfumukazi cyangwa se abaramya wa mupfumu na cya kigirwamana, kugira ngo u Rwanda ngo rugere ku nsinzi Kagame yifuza. Basohotse icyo gihe rwose kugira ngo Roza abohoke. Roza yarabohotse, niba ari kubera iyo mpamvu nanjye ntimubimbaze simbizi, ariko abo bagore barabonetse, kandi bakaba bafite n'inshingano yo gutoza abandi bagore b'abanyarwandakazi nabo kuba nyine abambaye impumbya. Abambaye impumbya biri mu muco wa Kinyarwanda, mu muco wa kera, ko nk'abantu iyo babaga bari ku rugamba habaga nyine uko abagore basigara banzitse basya, cyangwa se bameze nk'abavuga amasengesho, abandi bafashe iry'iburyo n'ibere, kugira ngo abagabo bari ku rugamba batagira ikibazo. Ibyo rero byaragarutse, mumenye ko guhera muri 1994 hari abahora bafashe iry'iburyo barifatiye Paul Kagame ngo batagira ikibazo, ngo azagere ku nsinzi yifuza. Ushatse wambaza utese hari uwuzi muri bo nzu umwe nibura muri abo bagore nibura umwe, umukecuru witwa cyangwa wiyita Mariza. Hari n'undi muntu nkeka ko arimo, nta nubwo ari gukeka, hari ahantu yagiye agaragaza uriya mugore uyobora Transparency Rwanda, ariko we ahubwo namushyira, niba ari muri bariya azabidusobanurire, ahubwo namushyira mu inshinzi murazizi ntabwo ari igitutsi. Ibwami habagamo misiyo yitwa inshinzi, bari abagore n'abakobwa kabuhariwe batukana, bashinzwe gutuka abanzi,
bakabahenera biteye ubwoba. Inshinziro ziracyabaho. Uyu mugore mwabona ukuntu yatutse Kizito Mihigo, mwabona ukuntu ahora tuka Victoire Ingabire kamutuka ngo nivu itumuka ni inshinzi kabuhariwe. Niba ari muri bariya rero muri bariya bambaye impumbya ariko bagomba kuba afite n'undi mutwe w'itwinshinzi tuzabigaruka. Ubundi kubabwira muramuzi rwose Transparency Rwanda amaze kumenyekana kandi mwese mumuzi muri ibyo ngibyo byo gutukana byo kuvugira ubutegetsi akabuvugira n'igihe bitari ngombwa yasizoye. Bari abagore 12 bambaye impumbya rero niyo misiyo yabo yo guhora ku mavi, niba ari ku mavi niba ari kuki basabira nyine Kagame ngo ahore ku butegetsi ahore ku ngoma ntagapfe azabeho iteka ryose. Iyo hari ikintu gikomeye abo bambaye impumbya barakora cyane nyine nibwo babanzika na ya mishumi yabo sinzi iyo bajya kwizirika nuko kugira ngo ibintu bitungana. Mumenye ko iki ngiki bashaka kugitoza abagore bose b'abanyarwanda bajye babitoza imico abazungu biti ya gipagane ngenda byita umuco nyarwanda cyangwa se umuco wa gipfumu ntawo nemera, ariko ntabwo nubwo mbuza bemera ibya gipfumu kukurikira abapfumu nge n'umupadiri, ariko bemera abapfumu bajye nta kibazo ntacyo bintwaye niba ariko babonye Imana izabafasha. Ikibazo gusa ndwana nacyo ni igihe bigiye mu buyobozi bw'igihugu abapfumu bagatangira gutegeka igihugu badakurikije amategeko yatowe n'abaturage, no kuvuga towe na Assemblée Nationale, niho ngirira ikibazo. Abagore rero bambaye impumbya bari baratangiye no gutoza abandi bagore, reka mbabwire nk'ikivugo batozaga abandi bagore bose babatozaga byari byarageze no hasi, bashaka gutoza abagore guhera mu mudugudu babatoza nyine kuba nabo abambaye impumbya. Baragendaga mu giterane cy'abatozaga ibyo ngibyo utera agatera ngo mutima w'urugo, abandi bagore bagasubiza ngo ndi mutima w'urugo, ndi nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzateca agaciro uwakansubije. Abyumvise utera arateraga ngo mutima w'urugo, abandi bagasubiza ngo ndi mutima w'urugo, ndi nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. Uwateraga kongera akabaza ngo uwadusubije agaciro ninde? Urumva ni gatigisimo ni Paul Kagame, bagasubiza ngo ni Paul Kagame. Wawunda kongera agatera ngo babyeyi b'u Rwanda turwambariye impumbya. Abumvise ko ari bambaye impumbya. Ngiyo gatigisimo yagomba kwigishwa abagore kandi batangiye kwigishwa nyine barayigishwa. Babyumvise iyo bigera murumva ibyo bintu iyo bigera mutima w'urugo ndeka mbyigishiriza abagore rero nabo badamu mwumva muri kano kanya mureke mbigisha kuba abambaye impumbya. Rero ubwo ngiye kujya ntera namwe musubize turebe icyo Paul Kagame baturusha. Mutima w'urugo aho ni musubize se, ndi mutima w'urugo, ndi nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. Uwadusubije agaciro ninde? Ni Paul Kagame. Ariko mwongereho marehemu, ni marehemu Paul Kagame, ubungu kuko yarapfuye nyine nyakwigendera Paul Kagame. Babyeyi b'u Rwanda turwambariye impumbya. Igipfuye ni kimwe gusa nuko none muzajya mwongeraho marehemu Paul Kagame, nyakwigendera Paul Kagame, ibindi byari byuzuye. Ntacyo bintwaye ko ababyeyi b'u Rwanda turwambariye impumbya babivuga gutya, nibambarira u Rwanda bareke ko rwambarira marehemu, ntacyo bitwaye. Numva ubushize nababwiraga uko intore zitozwa, uko batozwa abana ngo bakiri mu nda z'abanyina, none dore aho tugeze ntabwo byagarukiye aho turi mu bupfumu neza, kuko abangaba bari gutoza abagore b'ingibi akazi kabo nyine no gukeza jya Salongo. Ntabwo ari Imana y'u Rwanda. Babasenyeri bavuga ngo Kagame ni impano y'Imana bamuhaza mbere y'abandi bose ku mugati na divayi, arahava akigendera mu bigirwamana by'ibingibi bya jya Salongo. Mwabyumvise nuko nguko bibaye. Nyamara gasiga bamaze gufungira amasakaramentu, umusore n'inkumi babyumva kimwe ndetse benda kurushinga kugira ngo bazabafungura amasakaramentu bikagora, bakajya guhaza ku mugati na divayi. Umaze kuniga Kizito uri buvaho ngakajya kuramya jya Salongo. Tubyihorere, ibyo ni ibindi no kubigenzura biragoye, ntawe nshiriye urubanza, nta no nshinje. Ariko mwumve ubwabo pfumu bari abagore 12 babayeho neza, ni nk'abaministri bahoraho ngaho nyine bafatiye umubyeyi nyakwigendera marehemu Paul Kagame, bamufatiye nyine iryiburyo ngo azagere ku nsinzi. Umuntu yabaye nawe ikigirwamana. Ninde wadusubije agaciro? Ni marehemu Paul Kagame, nkaho nyine niyo mana.
urwego rwa kabiri rwo muri ubwo bwiru bwagarutse buri mu gihugu. Ibi mbabwira biriho, ibi mbabwira ntaga ari inkuru ndi guhimba, si ibyo ntekereza, si ibyo narose. Aba bagore bari hari i Kigali, ibi ndi kuvuga iki kivugo bagiye babihuguramo, ariko murabizi, abanyarwanda barabizi ibi ngibi, ahubwo nyine batangazwa n'ukuntu mbimenya. Ariko ubundi biriho, ntabwo ari ibintu bihishe, ahubwo nuko abantu babikora batazi ibyo ari byo nyine. Babwira ngo umutima w'urugo, bagasubiramo biriya batazi ko babajyanye mu mihango ya gipfumu. Icyiciro cya kabiri nshaka kuvugaho uyu munsi, ntanabavuye ko ntababwira byose none, ni icyiciro cy'abitwa abacurabwenge. Hari abantu n'ubundi bitwa abacurabwenge, ni ikipe n'ubundi y'abantu bitwa abacurabwenge. Abacurabwenge bameze nka bariya abagore, nabo ni abagabo. Noneho hari igice cy'abagore abambaye impumbya n'igice cy'abagabo bitwa abacurabwenge. Abacurabwenge nyine ni abantu ba regime na kera babagaho, ni nka guverinoma paralele, ariko abangaba bo ni abarwanyi, ni babandi usanga bari gutukana mu binyamakuru, ni babandi usanga nyine akabaye kuri regime kose bazamuye imikaka. Aba ni abantu muzabona mukabivuga mutazi akazi bakora kazwi, ariko nyamara bahembwa na leta, bahembwa nk'abaminisitiri, bafite rang de ministre. Reka mbibabwira, bafite rang de ministre, bafite imodoka, bafite umushahara, nta n'ubazi, nta uzi icyo bakora, ariko bitwa abacurabwenge. Ndababwiramo babiri ni Tom Ndahiro, uwo ni uwa mbere simubeshyera, burya niko kazi akora, ibindi ngo yabaye umushakashatsi, ariko ejo bundi nabonye noneho yarabaye consultant muri droit. Muri ko Tom Ndahiro yagize gukata ikawa moniteur agri, gukata ikawa, yabaye consultant muri droit gute? Ntabwo mujya mubona ko Peter Mahirwe Tom Ndahiro ngo ni consultant en droit. Yewe abantu bazi kubeshya, n'umucurabwenge n'icyahemberwa. Kurya mubona yimereye, afite imodoka ya leta, afite amafaranga ya leta yembwa, ministre ntacyo amurusha kubera gutukana, kubera gucura amatiku, kubera gusubiza, kubera kwigira specialiste mu byerekeye gutegura genocide no kuyishyira mu bikorwa. Arabizi burya, azi kuyitegura no kuyishyira mu bikorwa. Niko kazi ke, niwe specialiste yajyaga byivugira. Tom Ndahiro nicyo akora. Polisi deni ari muri abo, abaneza bababwira cyangwa namwe musanzwe mubazi. Abo bitwa abacurabwenge, ni groupe parallele yabariya bagore bitwa abambaye impumbya. Akamaro kabo nakaye, akamaro kabo ni ugukwirakwiza très rapidement, bwangu amabwiriza ya Sajya Sarungu. Nuvuga ko Kagame yamaze kuyumva ayo mabwiriza, ahita ajya mu bacurabwenge n'abari abagore, ubundi bakayakwirakwiza mu gihugu, abayobozi bose bakabinonde. Inteko ishinga amategeko ikagomba gutora amategeko ajyanye n'ayo mabwiriza, guverinoma igomba gufata ibyemezo bijyanye n'ayo mabwiriza, abacamanza bakagomba guca imanza bakurikije ayo mabwiriza atanzwe n'abandi abacurabwenge. Nibo muzajya mubona bwa mbere bagiye hejuru, bagiye kuvuza induru, bagiye kwataka, bagiye gusebanya, nicyo bashinzwe, barabihembera. Bagomba kwihutisha nyine amabwiriza ya Sajya Sarungu. Ayo mabwiriza rero ubwayo ateye inkeke, nayo mpamvu nyine bancangira ngo tuyavugeho. Ayo mabwiriza ubwayo, ayo mabwiriza ni bw'ukuki? Mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda ntabwo gikurikiza amategeko ditu, niyo bayakurikiza nta bwiriza rya Sajya Sarungu ry'uwo mupfumu ryaje. Ariko ubundi hari ibintu bakora, ngira ngo abanyarwanda bibajijeho igihe. Reka mbahe urugero. Hari nk'ibwirizwa rya reka mwivuge nk'iby'amatora ya perezida. Amatora ya perezida ntiyabaye kenshi, yabaye mu 2013, arongera aba 13 harya na 13, arongera aba mu 2017. Nk'ubu mwamenya ahantu uwo mupfumu yababwiye ko bagomba gutora nijoro mu gicuku, mukagira mwebwe ngo ni ibintu bise bisanzwe. Amatora bakumanywa, bagatangaza igihe amatora azatangirira, bagatangira igihe isaha amatora azarangira. Iryo ni itegeko rigenga amatora rirabivuga. Niba itegeko rigenga amatora rivuga isaha amatora azatangira mu gitondo saa 3 wenda cyangwa saa 2, ko ari busozwe saa 11 cyangwa saa 1, ubu noneho bakabyutsa abantu mu gicuku ngo mbere yuko izuba rirasa amatora abe yarangiye. Mwe gutera kukereza ko amabwiriza ameze gutyo aba yaturutse. Ntabwo ari ibyo gusa, buriya mu matora hari ibindi bintu byagiye biba uretse ibyo kubyuka nijoro. Abantu bagakora inama bati twebwe turaba twatangiye saa 4 z'ijoro, mbere yuko bucya amatora agomba kuba yarangiye, cyangwa se saa 6 y'ijoro mu kadomo. Ubwo abaturage bakabyutswa nijoro ngo nibagende, igihugu cyose kikabyutswa ku nkoni ngo kijye gutora saa 4 z'ijoro. Murumva iyo mico ari imico y'abantu bazima. Pourquoi nijoro? Nuko iba amajwi gusa, amajwi se ntibaye banatoye ku manywa. Oya, ubwo nibo mupfumu yavuze ati mubikore nijoro. Ni les forces de ténèbres nyine niko bavuga abafaransa, umwijima bagira icyo bapfana, nuko babikora. Ibyo ndi kubabwira ni iby'abanyarwanda babamo, nuko twagiye tubibamo ntitumenye icyo bisobanura, ariko ubu ngubu twaracengeye noneho turabizi. Ndababwiza ukuri kandi
ubwo muzi ukuntu byagendaga kuri buri site y'amatora, reka mvuge n'ibyo muri 2017 kugira ngo amatora ajye gutangira muri icyo gicuku, hagombaga kuza uwambaye impumbya, umugore ugiye gukeza sajya sarongo, wakaba umudamu batoranyije akambara urugori rwera mu gicuku saa yine z'ijoro, mwabyumvise, mu gicuku akambara urugori rwera, akaba ari gutora mbere kuri buri site mu gihugu cyose, kuri buri site mu gihugu cyose. Ntimumbaza amazina ariko nibura nababwira rimwe, kuko nk'inyamasheke ndabizi. Inyamasheke ejo bundi muri 2011 wagiye imbere y'abandi nindi, ni umugore wari vice mayor, n'ubu aracyari vice mayor wa Nyamasheke, yitwa Mukamana Claudette. Umugabo we yatsindutse mu gicuku amuherekeje, muzamubaze niba atarakenyeye nijoro saa yine z'ijoro agatega urugori rwera akajya imbere y'abandi agiye gukeza jajya. Mumubaze, uwo n'umuntu ufatika, aracyana ariho, Mukamana Claudette. Mumubaze ngo rwa rugori wari wambaye saa yine z'ijoro akaba ari gutora mbere, no kubera iki, bisobanuye iki? Nashobora kubibasobanurira azabasobanurira, ariko ntibamwice kubera ko muvuze, ntago ari we wabimbwiye, ariko rubanda ibifite ijisho rya rubanda nyine riba rireba. N'ahandi hose ku masite yose, banyarwandakazi munyumva muri kano kanya, mwagiye mubona abo ngabo bameze batyo, bambaye batyo. Ibyo ngibyo ni ibyemezo by'umupfumu. Umupfumu agategeka igihugu cyose, akarindagiza abaturage, akabaha amabwiriza adafatitse, amabwiriza yo kubyuka nijoro ngo bagiye gutora nijoro, bwacya mu gitondo bagakora imihango ngo bafunguye amatora yarangiye nijoro. Abareba amatora babandi indorerezi bakaza baturutse hirya no hino n'abazungu, ngo amatora agiye gutangira, ati abaturage bamaze kurangiza saa moya za mu gitondo, naho baraye batora ijoro ryose. Murumva ari amabwiriza y'abantu mwebwe? Murumva umuperezida ukora gahunda nk'iyo ngiyo kuko yabura gushirira ubwonko? Murumva yabura gushirira ubwonko ate? Amategeko y'umupfumu arahita, abantu igihugu cyose kigahaguruka, abaturage bakajya ku ngoyi, abaturage bakajya ku ngoni, imyaka 10 gashira 15 20 25 26 abazashya ubwonko bo baracyaza ntimugire ngo byarangiye. Kuri site y'Ingororero byagenze gute? Kuri site y'Ingororero guhera saa 12 kugera saa 2 abayobozi bari mu nama, barangije nyine babaha amabwiriza aturutse kwa Jajya Sarongo ko saa yine abaturage bagomba kuba bari batangiye amatora, mbese ko bigira mu gitondo zarangiye. Bazabaza abayobozi bose, muzabaza abayobozi b'Ingororero uko byabagendekeye muri iryo joro. Amatora se abantu bagiye gutora mu gitondo kuko baba umwihariko w'amabwiriza rero ya Jajya Sarongo, reka nyababwire aho rutira amategeko y'igihugu, nuko ku mabwiriza ya Jajya Sarongo ntawe ubaza ngo ariko ngo bite, ngo se ngo twabikora ukundi, reka da. Iyo bavuze ngo ni Jajya Sarongo wavuze, ubwo babyanyuze kwa Perezida wa Repubulika, ubwo ni ukubikora nyine, nta kubaza. Niba bavuga ngo nimusenye umudugudu wa Barinyahe, ubwo no gukuraho, nta no kwirwa umuntu ashyira mu gaciro ngo baze ngo aba bantu dusenyeye barajya kubahe, barajya kubahe. Niba bavuze ngo ati nimutore izuba ritararasa, ubwo no gukora ko bashoboye nyine, mbere yuko izuba rirasa, ubwo umupfumu akaba yategetse bakaba babikoze byarangiye. Hari icyemezo kimwe kigeze gufatwa na Jajya Sarongo, namwe muzandebere, nimusenye ingoro ya Muvoma ya Rubavu, muzagende mu ndebere niba hari sare mu Rwanda uretse convention yo ntarabona sare iruta sare yari Rubavu yitwaga ingoro ya Muvoma. Barahasenye no bateye pasparumu nta n'ikindi bahubatse. Jajya Sarongo aravuze ngo iriya sare yatwaye amafaranga n'amafaranga yagirira abaturage akamera, nimusenye, ubwo bakaba barasenye. Ntako ubwo wenda ni nabo bavuze ati nimwubake convention center, none itagangaje abantu kiri hariya, ariko amafaranga yagitanzwe bazajya kugaruka bisha kuye. Ibyemezo by'uwo mupfumu ukoresha icyo kigirwamana ntibivuguruzwa, barabivuga, nta mucamanza uvuga, nta mushinga amategeko uvuga, nta ministre uvuga, nta officier supérieur, nta general uvuga. Amabwiriza ya Jajya Sarongo Jajya Sarongo ntago ari Jajya Sarongo, nubwo byaturutse za Bugande, nuko agakurikizwa igihugu kikayoborwa gutyo kuri gahunda y'umupfumu, abepiskopi bagakurikira, abapadiri bagakurikira, pastor agakurikira, imam agakurikira, bari gukurikira nde amabwiriza y'umupfumu. Ntihagire ubaza ngo kuki igihugu kidakurikiza amategeko. None bigeze igihe umuntu apfa akaba umurambo bose bagakurikira. Ejo bundi numvise umwepiskopi ari gukina n'ibikomeye, we nzabimwishyuza ariko umunsi umwe, nubwo ari umubyeyi wanjye ndamukunda mu by'ukuri. ngo nka ba muntu nguvuga ngo umukuru w'igihugu yarapfuye ukandi akiri yamubonye, barararana muri Eveshika bwayo, barararana. Hari abantu bagiye bacisha makeya.
uriya musaza rwose uriya musaza ndamuzi ndanamukunda ndamwemera cyane bikomeye uriya n'umuntu mwiza cyane n'umukirisitu ariko baramushutse baramucuritse baramucurikanze ngo umuntu ariho nawe yego twemera Imana tutabonye none se na Kagame nawe n'Imana ngo tumwemere tutamubonye umusaza ntiyagira amakenga akajya gukubita amagambo aho ngaho yego nge ntacyo namutwara nta nicyo nize kumutwara ni umubyeyi wanjye n'ubundi ariko agiye gukubita amagambo aho ngaho ngo nkaho hawundi ngo uvuga ngo abantu barapfuye muze tuzabiganiraho ariko ujye witonda shishe makeya ubundi wari sage none utangiye kujya uvuga amagambo gusa kuvugisha amagambo urashaje ugeze mu zabukuru buri ukeneye kuruhuka Kagame murararana ku buryo bavuga ngo wamubonye ngo ariho ninde wakubwiye ko ariho kurikiza amategeko y'umupfumu wicecekere muzehe ugumira ku ntebe yawe ntawe wikwambuye ibyo byose sinjye uzayikwambura ntawe nkeneye ariko ibyo kuvuga ibyo gukurikiza amategeko y'abapfumu yakurikize nta kundi kuko niko igihugu kiyobowe niko igihugu kiyobowe nyine nuko wowe nushobora gukiza ibyo ukiza muri diocese yawe uzaba ugize neza kandi ukiza byinshi kabisa ibyo byo kugendera ku mategeko y'umupfumu abantu ntibamenye amategeko y'igihugu cyamaze nibyo bihindura abanyarwanda ibihundu ngembe agenda bahuha n'umuyaga nta muntu ukigira ubwongo mu mutwe ufite ubwenge nyine iyo babonye ko ufite ubwenge ugatangira kubaza ngo ariko ngo bimeze gute wowe ufumbira umunaba wowe bakunyuza mu ryoya ko babona ko hari n'ibindi uzabibona nk'ibindi kuvuga ndi gukora icyaha gikomeye cyane ubu ngubu sajya sarongo cyakora afite ibanga rimwe gusa nibyo gituma ari ngewe ugomba kubivuga nyine abandi barabitinye ningewe bisunikira ndaza kubabwira iryo banga iryo ari ryo ariko nk'ibi kumuvumbura sajya sarongo ni urupfu ni igihano cyo gupfa kunigisha amashuka nta kundi iyo babonye ufite ubwenge abafite ubwenge ntibagendana n'abapfumu ntibagendera ku mabwiriza y'abapfumu iyo babonye ufite ubwenge udashaka kugendera ku mabwiriza y'abapfumu bumuhutu w'umututsi w'umutwa w'umututsi w'ibwami barakunyuza mu ryoya byanze bikunze kuko wowe uri kubangamira igihugu ibanga ririmo rero nuko jya atajya afata wasizwe amavuta dore n'amavuta ku mavuta ubu ndabivuga gutya nanamubwira ngo nge nzamufata ahubwo nge nzamufata niba agumye i Kigali ubwo uwo yakoreraga yagiye ntahita ahungira Bugande kuko nimpagera ngewe nzamucakira gutya kandi ntabwo azamva mu nzara ndabibabwiza ukuri kandi dore aho nibereye barantuka ngo umupadiri mubi ngo ibintu ndabyica n'akazi kabyo nge nasizwe amavuta ntawe ujya yakuraho na musenyeri wayasize ntajya yakuraho na papa ntayakuraho ndababwiza ukuri upfura umusasaridoti iteka niba bikirumbo nyine no ubukirumbo cy'igisasaridoti niba ndicyo nuko ndamaze ubwo ndi ikirumbo cy'igisasaridoti none se nagira gute uko nabikora kose sinabyikuraho ni hahandi cyakora bizamfasha nibura gufata nzabafatira sajya sarongo mureke muzare nzamubacakirira nakomeza gutinda hariya mubereke niho muzamenya ko nari umusasaridoti ntabwo ntacyo banza ari we wategetse ngo Padiri Thomas ntashobora kwinjira muri iki gihugu uriya mupadiri ntimwamushobora ari subira i Nairobi usubire mu Bufaransa Kagame nawe ngo yigize umutware ngo yigize igikenya cyane ngo sinumva impamvu ngo uwo mupadiri ariko ngo batamwemerera ariko ujijisha nindagarutse muzehe ndagarutse ngeze i Nairobi nako ngeze i Buruseli sajya sarongo ati uwo mupadiri ntimumunzanire hano tuticana ngibyo namwe mutazi ko ibintu byagenze ubwo narabimenye narabisobanukiwe umva abanyarwanda kazi reka ndeke gukomeza kubatinza igihugu cy'u Rwanda kimaze imyaka 26 biratangaje cyoborwa n'umupfumu wikorera ibyo ashatse wivugira ibyo ashatse yigaruriye ubwonko bw'umukuru w'igihugu none abushyizemo n'umuriro arabutwitse abanyarwanda arabateza arabicisha amena amato arakubita arandura imyaka murebe urabukunguzi bwose buba mu Rwanda kurandura imyaka gusenya amazu kwicisha abaturage inzara gufunga ikivu abaturage bakitwa n'inzara mwebwe mubona birari by'abantu batekereza mu mutwe biriya bintu bikorerwa mu Rwanda ariko mwigeze muzi ijambo bita amahano mwigeze mubona hari indi leta niyo yaba imeze ite ikora ibintu ngibyo inkotanyi zikora zibona Paul Kagame ubukunguzi bwo kujya mu myaka ukarandura ubukunguzi bwo kujya mu rutoki ugatema nta kintu ugiye kwakorera utava ngo ni igikorwa cy'amajyambere cyane ngo ni mutema urutoki nize ku Nyundo nigeze kujya mu rugerero utoki hasi muteme kajya mu insina zana ngo ni muteme inzu umuntu yiyubakiye yishaka nimushyire hasi nibashaka bajye mu muhanda musubire inyuma muri ibintu byagiye bikorwa muri kiriya gihugu buriya bukunguzi bwose mubona ubwa kimuntu n'ubwa gipfumu uwitwa Byajya Sarongo niwe ubitegeka Kagame akatanga amabwiriza amategeko agahagarara abantu bose bakajya mu kibazo nka kiriya ngiye mbindura mitegekere dukeneye hari ahantu Kagame yicaye hakwiye kujya umuntu utera amazi y'umugisha hari ahantu amashitani yahazanye yose akahava hari ahantu yari yicaye bunga niba haryamye nk'umurambo simbizi hari ahantu abo bapfumu bose bakirukanwa muri kiriya gihugu bene abo Byajya Sarongo nemera amadini yose ndayashyigikira
ari idini rya kinyarwanda umuntu akarisobanura sava, ariko ayo madini y'abapfumu baza gutegekera mu bayobozi bagategeka abaturage bakabashyira ku buzima budashobotse, abo ngabo bo si ukubafunga gusa, nimushaka muzabashyire ku giti munabarase. None ko mugomba kurengera abaturage, muragira ngo bigende gute? Abo bapfumu bakora ibyo, nimushaka muzabashyire ku giti mubarase, nzabavugira misa nyuma mbwira Nyagasani ugira uko bigenza, wenda wowe wamenya kubarokora, ariko bari bamereye igihugu nabi. Nabwo nta kibazo kurandura imyaka abantu barakoze, gusenya inzu y'umuntu ukamwirukana neza ugatema urutoki, bitandukanye no gutema inka no kuyica amace, ugucira inka icebe mukabyaramo. Yewe ngibyo rero ibyo by'amabanga y'ubwiru bwo Kagame adupfiriye nabi kuriya muri buriya buryo, ariko n'igihugu agisize uko agisize murakize, kugira ngo tuzasa n'imitwe y'abanyarwanda ireke gucumbeka umwotsi, dusa n'ubwonko bwabo n'imitima yabo. Bizafata imyaka irenze iyo Kagame amaze ku butegetsi, gutegekerwa n'umupfumu, abantu bose bagakurikira, ibikorwa by'amahano bikabakagura ababyamagana. Imyaka 20 n'ingahe, nicyo gisobanura ko umuntu ashobora no gupfa ntibazamenye ko yanapfuye. Ni kuko ni igihugu cy'abidishyi, igihugu kimeze nk'icy'abidishyi. Yego mwidishyi. Umuntu agapfa nta general ubizi, nta ministre ubizi, nta depute cyangwa senateri ubizi. Kubera iki? Ibintu byose biri mu mutwe w'umuntu umwe w'umupfumu, akabinyuza mu mutwe wa Paul Kagame, abandi bose bagakurikira. None se wamenye icyo azemeza ejo gute? Niyo mpamvu abantu nta makuru bafite. Niyo mpamvu Kagame agwa ishyanga nk'umugwagashi, bikazatangazwa n'umupadiri. Mwabyumvise? Uwo mupadiri ntahembwa na leta, uwo mupadiri nta nzego za leta abamo, si ministre, si depute, si umucamanza mu Rwanda, ntacyo ari cyo, si prefe. Umukuru w'igihugu aragwa ku gasi, aragwa ishyanga nk'umugwagasi, bigatangazwa n'umupadiri. Mwumve aho u Rwanda rugeze. Abakibaza rero bakina ese kuki ari wowe ubizi wenyine, kuki ari wowe ubimenya wenyine, kuki ugize gute? Musubiza amerwe mwisaho, mujye mumenya uko igihugu cyanyu kimeze. No kugikiza ntibyoroshye kandi. Abanyarwandakazi munyumva muri uyu mwanya, banza navuze ibintu bikomeye ariko ntabyo nahimbye. Mushobora no kubireba namwe mukabimenya, mucunga ayo mabwiriza. Niyo mpamvu muri za ngingo zituganisha impinduramitegekere, nabwiye ko hagomba kubanza impinduramitegekere. Iyo mpinduramitegekere rero ikagenga ibikorwa byacu. Icyambere, kwanga amabwiriza yose adasobanura, adusaba gukora amahano, naho bituruka. Kwanga amabwiriza, rega ntacyo mba nababwiye ntagitekereje. Kwanga amabwiriza yose baduhaye ngo aturutse hejuru, saturutse wapi? Nyereka aho byanditse. Mbere yo kunca amande byanditse itegeko ni irihe? N'amabwiriza yo kwajya Sarongo mu yanjye, ingingo ya mbere. Banyarwandakazi, nimutera iyo ntambwe yo kwanga amabwiriza yose mutazi yaturutse, kuko abaturutse mu bapfumu, muzamuteye intambwe ya mbere yo kwibohoza. Iya kabiri no kubura umutwe, mukareba uwo bibabwira, mukavuga karengane kanyu, mukavuga ku mugaragaro. Iya gatatu ni iyi, nuko utagenda wenyine. Nabonye abantu ari gukubitwa nijoro, bari abita abanyerondo bari gutera abantu mu ngo, bakabakubita bakabanoza. Ni mwisuganye, muhore muri tutsinda 7-8, mube muri kumwe, maze bari tipe nibaza namwe mubireke ko muri abasore nyine. Kubera iki? Mwirengere, nta butegetsi mu gifite bubarengera. Nibura Kagame yumviraga amabwiriza y'umupfuma, na hari ubu ntanahari. None ntanahari ayo mabwiriza y'umupfumu, sinzi abanyuramo. Inzego ziyoborwa na muri iki gihe ni inzego zibanze, nizo zikibabushye, nizo gikurikiza amabwiriza y'umupfumu, zitazi naho yaturutse. Mubafata abo bantu, mubafate mu biganza, mubafate, mubasubize kuri gahunda, mureke ko igihugu kidahindura isura. Ibyo kuyoborwa n'abapfumu birakabije. Icyanyuma no gukurikira amakuru nk'uko ndabashima ko muza mu kiganiro tukaganira. Ubu ngubu muri bangahe? Ndabona muri imashini ibihumbi hafi 2500 biri gukurikira ikiganiro turi kugirana. Ariko nyuma yaho mwese nimukoreshe ya ibi ngibi, iki kiganiro mukigeze no ku bandi banyarwanda benshi bamenye uko dupfuye tuyobowe n'abapfumu, dutegerekerwa n'abapfumu. Yewe murabyumva neza, mukoreshe ya mukandeho ndakuganiraho. Ndabona musigaye muganira cyane, sinirwa mbibabaza. Aya makuru agere no ku bandi. Ntabwo abantu bashobora kwibohoza batazi uko igihugu kibayeho. Ibindi kubabwira nta wundi uzabibabwira, ndababwiza ukuri kandi. Ibindi kubabwira nta wundi uzatinyuka kubibabwira. Nyamara hari benshi babizi, ababanye na Kagame hari byinshi bazi, abo barwananye babanye barabizi, ntabyo bababwira. Hari uwo mwigeze mwumva afata ijambo akabibabwira? Ngenda bibabwira. Ariko nababwiye n'impamvu, ngenda umusasaridoti Jaja Sarongo, abandi baramutinya, nge simutinya, nzanamubafatira gutya nadatoroka hakiri kare, nzamubafatira mubereke, mureke muzareba. Ubwo rero banyarwandakazi, umunsi nta nubwo nabasekeje, nabyibagiwe kubera ko ibintu byari bikomeye. Ntabavuga ibya Jaja Sarongo ngo ajye no mu rwenya,
ariko mwihangane basi nta kundi mumenye ko u Rwanda bibona n'umupfumu abasenyeri bakiza gatolika abakiza abaprotestanti abandi bakamwunamira ibyemezo byafashwe n'umupfumu kabuhariwe kandi ibyo byemezo namwese murabibona ko ari ibyemezo by'ubukunguzi kurandura imyaka gusenya amazu yewe umva rero ndabona ibyerekeye kwibohora turi kugenda tubigeraho ariko muhana ibitekerezo nimukomeza kwigira agatebo muzayora ivu abagore bari gutoza kuba abambaye impumbya nimuzambarira u Rwanda kuko nimo impumbya zambarira u Rwanda ariko mutazambariye abapfumu mukore mufashe kurya iburyo musabire na padiri nanjye ndabashaka rwose nanjye bansabira ariko batari kuvuga ngo ninjye basubije agaciro ninjye wagize gute ntabwo ni ikigirwamana ni Kagame kandi yarapfuye byararangiye nta bigirwamana dukeneye mu Rwanda dukeneye abantu basanzwe umuyobozi tumwubahire ko ari umuyobozi udufasha kugera ku bintu byiza naba mubi tumuvudukana nta bindi ababyeyi rwose mukwiye kuba bambara mpumbya mutekerereza u Rwanda murusabira icyiza ariko musabe ku Mana nyamana mureke gusaba abapfumu ntabyo abapfumu azatumarira bagiye gupfumurana na Kagame ibyo bakoze barabikoze imyaka 26 ibyo birahagije turashaka ko Imana y'u Rwanda mu madini yose musenga amanyuranya abayisilamu abaprotestanti niba hari abagisenga Imana y'u Rwanda ntabwo nirwo mbabwira ngo mukomeze musenge ryangombe ibyo ni ibyanyu niba muyisenga cyakora ntitwabipfa niba mwumva ariyo Mana yanyu ipfe kuba ari Imana ibafasha gusa gukunda u Rwanda no gukunda abanyarwanda no gukunda indangagaciro z'u Rwanda atari indangagaciro z'amahano kumena amaraso ukagera no ku maraso ya Kizito Mihigo ukayamena umwana arigisha ibyiza arigisha ku bana arigisha abanyarwanda kwigorora basabanye imbabazi bakamukijosi jajya Sarongo yategetse itegeko mwabumvise umuntu wayoboraga Kagame ngibyo ubwo rero wenda nabarambiye reka mbasezereho mbifuriza ko ejo ariko n'ubu tuzaganira nubwo nzaba ndi mu nzira nimba mu ndege itatinze nzongera mbaganirize hari ikintu ushaka kuzabaganiriza ejo ku mugoroba ariko ubu ngubu basembuye mugumanya ikiganiro mwe mugisubiramo mwumva ari amakuru mbahaye niba hari abashaka kumvuguruza banzanyandikire nimero murayizi banyandikira bati dufite andi makuru hari wavuze uko atari cyangwa se ari menshi dufite kurushaho niba hagira abashaka ko tujya impaka bazaze hano ku Isi n'Ijuru TV twiganirire hano dushaka kuganira ibyo kwisi tukaganira n'ibyo mu ijuru ntacyo bidutwaye inimero murayizi guteranya 33 gatandatu 63 95 50 mukanyandikira muti turashaka kuganira nawe none hose mfite technology yuko nabikora ntabwo studio yangira aba studio yuzuye neza ni mu nderi inkunga nzayikora neza kurushaho nimukomeza kuyintera ariko ndashimira abayinteye ndashimira kuko ari abantu bamenye bakayintera bikaba bituma nshobora niyo nabandi mu rugendo kuba nabaganiriza kandi niyo nabandi mu rugendo nkaba nahamagara abantu mu bindi bihugu barimo mfite internet aho ndi hose nkaba nabaganiriza ubwo rero ndashimira abantu bangiriye ubuntu bakamfasha ubushobozi nta mafaranga y'igitangaza nkeneye ngiye ku giti cyanjye ariko ari gukora ibikorwa nk'ibi byo gutuma itangazamakuru rigenda byo gutuma tugira ibiganiro nk'ibi ayoyo rwose ugize uruhare ukantera inkunga ntabwo uzaba warahombye ntabwo uzasanga ko wahombye ntabwo nsesagura ntabwo uwo mwanya mufite ukwaye ubwo rero ndabashimiye kuri iki kiganiro tugiranye nuko mwakitabiriye ariko ndabashimira cyane ko mukomeza kujya impaka nuko aya makuru mukomeza kuyageza ku bandi Imana y'u Rwanda mwese bampera umugisha ibahe gutuza ibahe gusaba imbabazi no kuzitanga nkuko Kizito bidutoza ibahe ariko no kuba maso ibyo kuyoborwa n'abapfumu bihagarare ibyo kuyoborwa n'umurambo tubicikeho abakomeza kudutekaho imitwe ngo baravugira kuri internet niba ari abazimu nabo tuzi uko tubigenza abazimu nabo bajya mu ndaro ariko bakareka abantu abazima bakabaho murakoze mwese Imana bambera umugisha ndabakunda cyane murare aharyana nanjye urugendo ndarukomeje murakoze ejo muzambona ahandi